Yesu nashimwe. Ndashaka kukubwira icyo Imana imbwiye ngo nkubwire. Ejo nk'iki gihe uzabona ineza y'Imana. Ejo nk'iki gihe niko kuri uzabona ineza y'Imana. Umaze iminsi urira, umaze iminsi uhangayitse, ufite impamvu zo kurira. Dayimoni yaje ku buzima bwawe, azenguruka ibyawe, azenguruka abawe, ajya mu kazi kawe, ajya muri bizinesi yawe, ajya mu masambu yawe, ajya mu murima wawe, atuma bitagenda neza. Byumvikane ko ufite impamvu yo kurira, niko kuri. Imana iravuze ngo rekera kurira, ngo iracyafite imbaraga. Rekera gushavura, iracyafite gukora. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bami bwa kabiri igice cya 7 ku murongo wa mbere. Harimo ijambo rivuga ngo ejo nk'iki gihe niko Elisa yabwiraga ab'i Samariya, muzabona ineza y'Imana. Rero nawe ejo nk'iki gihe Imana iraca inzira zidasanzwe ku buzima bwawe. Ndakubwira amakuru ngo Minervari yakurizaga, Imana irayiguha. Akazi kakurizaga, Imana irakaguha. Wari ubuze ibyo kurya, Imana irabiguha. Wari ufite umuntu ugutoteza avuga yuko byanze, avuga yuko azagutoteza paka upfuye, ariko ntugipfuye. Oya, ntugipfuye kuko ufite Imana. Izere ko icyo Imana ivuganye nawe nonaha no kugikora izagikora. Ntutinye, ntukihebe, ni Imana yawe. Imana yaganye na papa wawe, Imana yaganye na mama wawe, Imana yaganye na Dawidi, ije gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Ivuga ngo wowe izere ko ishoboye byose. Ntukagende udakoze subscribe kuri Dukuzumuremyi Church Online, ukore follow kuri TikTok, amazina ni Dukuzumuremyi Church Online. Akira imbabazi z'Imana. Imana iragukunda n'ukuri. Imana ngo iragukunda, ntishoboye kuguha ikibazo udashoboye kwikorera, ngo ntabwo ikora ikosa ryo kukwikoreza umuzigo udashoboye kwikorera. Usome mu Gakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo wa 13 harimo iryo jambo. Murakoze, Imana igane nawe.